cyari ku 102.3 Kiss FM igitondo cyiza cyane Janti aka kantu sinjya nkamenyera kakantu ngo kuzana umukobwa muri ghetto ugatangira kumanura marido ugafunga inzugi n'amadirishya ukazamura volume ya radio bro nkubwa kwiba Sheri ko kirisiza ari kuja aravuga ngo bazaja barakina iby'abana abantu bakinaga iby'abana kandi ari bakuru hari ibindi by'abana bishasha byaje bitari nka by'abana bya kera besi cuguze rero natwe ejo twikinire hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda Rutinya ibigeragezo ijuru rizakumenyera he kuri intwari ngo rikwambika ariko kuki ukenera kuzuka utapfuye pfa yewe abantu murantangaza rwose ukeneye gutanga ubuhamya bw'abashonje ubyukira ku mugati usize saa sita ukarya nimugoroba ukarya hanyuma se uzakomeza ubashonje iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha reka inzara ibanze gukarange imana niku Joseph waramutse neza waramutse umuntu witwa Ansira yarakuntumyeho nge nitwa Antoinette niyongira nkora kuri Kiss FM umuntu yitwa Ansira yarakuntumyeho Ansira waba umuzi se Ansira waba umuzi Ansira ni nyiragisubizo uramuzi yarakuntumyeho rero yarambwiye ngo nkubwire ko ngo agukunda cyane wowe witwa nde nitwa Antoinette niyongira nkora kuri Kiss FM yego nibyo yarambwiye ngo nkubwire mubwira azabimbwire cyangwa mbwire muha nomero ya mama abari wabibaza mama wawe se ahamagare mama wawe mubwire ko agukunda ese Jose ufite imyaka ingahe yes 30 ufite umugabo w'imyaka 30 urashaka ko basaba mama wawe ko mukundana na Ansira none se Ansira katamamagaye urumva nubwo ndi kubyumvisha reka mbatwara ubababiri cyangwa nitegere imodoka ubu nibamari kutira ntabwo mundi umutendeko ubu nibamari ndabatendeka imodoka zo ntabwo munsi umva reka nkubwira urumva jya ku igare mbatwara ubabiri Mego umugore utwaye igare ahetse abagabo babiri kanze ngofungesha hagarara munyoga mbega agasuzuguro baraguye ndivuga mwari mupfuye ndumiwe koko ni polisi yo mu muhanda nje ndi nsabi ahubwo karakantu mugiraga gapimaga inzoga abantu babaga bankoye ntaho mwakaniza nanje nshaka kuja ndapima sheri wanje imwizi minsi mbonaga ameze nk'umusinzi none se umuntu uri gutinyuka akambwira ngo tuzajana Igisenyi nje uko mubizi ngiraga amafaranga sheri ariko sheri ura ntaho ubaga igicucumwa none se uri kuja kubwira nyoko ngo nzakujana ago magambo gose uri kugamugambira aragiki nzakujana singiraga amafaranga sheri ninde ukoshagamwe nje ntaho nabwe nyoko tuhuzi ko duhuye akambwira ngo nzakujana bikantungura ntujana ntaho nzakujana sheri